Muraho neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibiribwa ugomba kwirinda kugira ngo bitarushaho konona impyiko zawe. Impyiko ni zimwe mu ngingo z'ingenzi z'umubiri, ariko akenshi tuzonona tutabizi. Ese uzi ko hari ibiribwa urya buri munsi bishobora kugutera ikibazo gikomeye ku mpyiko? Reka turebere hamwe ibyo kurya ugomba kwitondera kugira ngo usigasire ubuzima bw'impyiko zawe, tunarebere hamwe n'ingamba zikwiye kugira ngo urusheho kugubwa neza ntaho utaka mu mubiri. Iyo witaye ku mpyiko uba witaye ku buzima bwawe bwose, kuko impyiko ni uruganda rukorera mu mubiri w'umuntu. Iyo ruhungabanye rero nyirarwo ahura n'akaga gakomeye. Gerageza gukurikirana kino kiganiro kugeza ugisoje, urakuramo inama z'ingirakamaro utazahura n'ibibazo by'impyiko ubitewe no kutamenya. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Impyiko ni zimwe mu ngingo zifite umumaro ukomeye cyane zigize umubiri w'umuntu. Impyiko ni urugingo rufite ishusho imeze nk'igishyimbo. Rukaba rufite umumaro ukomeye mu kuyungurura amaraso no gukura imyanda mu mubiri. Nanone kandi ruringaniza imyunyungugu hamwe no kuringaniza amazi mu mubiri. Indwara zitandura nka diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso zishobora gutera indwara y'impyiko. Ubwandu bw'agakoko gatera sida, umwijima wo mu bwoko bwa C, cyangwa se indwara z'umutima nabyo ni bimwe mu bitera impyiko kuzahara. Iyo impyiko zangiritse rero ntabwo zakongera gukora uko bikwiriye, bigatuma amazi aba menshi mu mubiri n'imyanda ikaba myinshi mu maraso. Ariko iyo ugabanyije ibiribwa bimwe na bimwe mu byo usanzwe urya, bifasha mu kugabanya ubwiyongere bw'imyanda mu maraso, bigafasha imikorere iboneye y'impyiko. Wirinda ibyo biribwa bimwe na bimwe bitewe n'icyiciro cy'uburwayi impyiko zawe zigezeho. Abantu bagifatwa n'uburwayi bw'impyiko, ibiribwa birinda kurya bitandukanye n'ibiribwa abarwayi b'impyiko bazimaranye igihe kirekire birinda kurya. Abarwayi b'impyiko bageze ku rwego rwa nyuma rw'uburwayi banakeneye diyalize, nabo harimo amafunguro baba bagomba kwirinda kugira ngo bataremba cyane. Diyalize ni ubuvuzi bw'impyiko bakora bifashishije imashini mu kuringaniza amazi mu gihe abaye menshi mu mubiri, ndetse igakura imyanda mu mubiri iba yarikusanije kubera impyiko zitagikora umurimo wazo neza. Iyo uburwayi bw'impyiko bumaze kuba koronike ku muntu, aba agomba kurya ibiryo byorohereza impyiko mu kazi, kuko ziba zitagishobora gukura imyunyungugu yabaye myinshi mu mubiri. Iyo myunyungugu ni nka sodiyumu na potasiyumu. Uba ugomba kurya ibiribwa bidafite umunyu mwinshi, ndetse uba ugomba kuba hafi ya ntawo, ukanagabanya kurya ibiribwa birimo potasiyumu. Turebere hamwe noneho ibyo biribwa umuntu ukeka ko arwaye impyiko cyangwa se umurwayi w'impyiko aba agomba kwirinda kurya. Icya mbere ni umuneke, ibirayi, ibijumba, avoka, inyama zatunganirijwe mu nganda, kandi aba agomba kugabanya ibiribwa byose bifite fosifore. Urugero rwa bimwe mu bibonekamo fosifore ni nk'amata ndetse na soda. Umurwayi w'impyiko ziri koronike kandi aba agomba kugabanya ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine. Ugomba gukurikiza inama uhabwa n'abaganga kugira ngo urame, kuko impyiko zifite umumaro munini mu mubiri w'umuntu. Irinde gufata ku gipimo cyo hejuru ibiribwa twabonye mbere bifite potasiyumu nyinshi. Nushaka kurya ibijumba ubiteke mu mazi, kuko amazi afite ubushobozi bwo kugabanya potasiyumu. Kandi nukenera kurya ibirayi nabyo ubitogose mu mazi. Umuneke ntukawurye kuko ufite potasiyumu nyinshi, ahubwo nibura ujye ufata inanasi.
Amata n'ibiyakomokaho ntukabifate kuko bigira fosifore nyinshi hamwe na potasiyumu ndetse na poroteyine nyinshi ku gipimo kiri hejuru. Ujye wirinda kandi kurya amaronji cyangwa ngo unywe ji ikomoka ku maronji kuko amaronji agira potasiyumu nyinshi. Nibigukundira jya wenda uyasimbuza kurya pome. Ikiguzi byagusaba kugira ngo ufungure ifunguro ridakomeza konona impyiko zawe wagikoresha kuko impyiko zifite umumaro munini mu mubiri w'umuntu. Wabura intoki ukabaho, wabura ikirenge ukabaho, wabura ijisho ukabaho, ariko impyiko iyo ni rumwe mu ngingo zihariye umuntu abura agahita atakaza ubuzima bwose. Gerageza kugabanya ibyo biribwa tumaze kuvugaho, unywa amazi ahagije kandi ujye wipimisha kenshi kugira ngo umenye uko impyiko zawe zihagaze. Ndagushishikariza kandi gukomeza kwigira ku bijyanye n'imirire n'ubuzima bwiza kuko kumenya ni intambwe ya mbere yo kwirinda. Twabonye ko impyiko ari nk'uruganda cyangwa se imashini. Imashini rero bitewe n'icyo igomba gukora iyo iramutse ipfuye uwo munsi akazi karahagarara. Noneho hari imashini zishobora gusimbuzwa mu buryo bworoshye bitewe n'icyuma cyapfuyemo. Iyi mashini y'impyiko rero birashoboka yuko hari igihe kuyisimbuza byagorana maze bigakururira umuntu akaga kugeza ubwo yabura ubuzima. Impyiko rero nubwo ari urugingo rukomeye runagorana rimwe na rimwe gusimbuzwa, ariko rurasimbuzwa iyo ugize amahirwe yo kubona uruguha. None se nkubaza akabazo, uramutse urwariye impyiko zose icyarimwe zikarwarira rimwe kandi zose zigomba gusimbuzwa, ukagira n'ibibazo ntubone abantu bahita baguha impyiko zose icyarimwe kuko nta muntu umwe wakwitangira ngo aguhe impyiko ze zose icyarimwe kuko nawe ubwo bivuge ko yaba yemeye gupfa. Yego, noneho nimba aguhaye impyiko imwe rero ugasanga biragoranye ko baguha iyindi, urumva icyo ni ikibazo. Biranashoboka ko yaguha ya yindi imwe warangiza wenda biri na ngombwa yuko ugiye kuyikoresha ari imwe, ariko nayo igahita yongera ikarwara mu gihe na ya yindi wari ufite ya mbere nayo yari irwaye zigasubira kurwara kandi ari ebyiri. Urumva rero ko kwirinda biruta kwivuza. Gerageza kurinda impyiko zawe, nibwo buryo bwiza bwonyine bwo gusigasira ubuzima bw'impyiko zawe kuko twigeze kubona ko impyiko tuzigereranya n'uruganda ruri mu mubiri w'umuntu. Ubuzima bwiza nizo mbaraga z'iterambere mu muryango wawe. Ngaho rinda ubuzima rero kugira ngo ugubwe neza hamwe n'abawe. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.